Shalom shalom, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ni Bishop Karema John. Ndashimira Imana kubwo iturinze kandi tugiriye neza uku kwezi kwa mbere. Mu by'ukuri dufite byinshi byo gushima Imana. Buri muntu wese afite ishimwe mu mutima we, n'undi afite ishimwe mu mutima we. Ubu tugirangije iminsi 31 mu minsi 365 igize umwaka. Turangije ukwezi kumwe mu mezi 12. Mu by'ukuri hari ibyo Imana idukoreye kandi Imana iturinze iminsi 31. Dufite ibyiringiro by'uko izaturinda indi isigaye. Imana iturinze ukwezi kumwe, dufite ibyiringiro by'uko izaturinda amezi 11 asigaye imbere mu izina rya Yesu. Buri muntu afite ishimwe mu mutima, buri wese afite icyo ashimira Imana, n'undi afite icyo ashimira Imana. Uyu munsi rero numvisha ari umunsi wo gushima Imana. Turashimira Imana yakoze ibitangaza, turashimira Imana nziza. Nuza kujya muri komenti hari ishimwe ufite mu mutima, uze kuryandikaho, twese dufatanye kunezerwa Imana no kuyishima kuko yakoze ibitangaza. Umutima w'uyu munsi rero ni ugushima imirimo y'Imana. Reka dusome Zaburi 103 kurara ku mirongo kugeza ku 5. Havuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, niwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Haleluya. Murongo wa 3, niwabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma busubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Amen. Uyu ni Dawidi arimo gukangura umutima we, arimo arawibutsa kwibuka imirimo Uwiteka yawukoreye cyangwa yamukoreye. Avuze ngo umutima wanjye shima Uwiteka, umutima wanjye himbaza Uwiteka. Arangesura ngo umutima wanjye uramenye ntiwibagirwe ibyiza Uwiteka yagukoreye mu buzima bwanjye bwose. Nawe rero ndashaka kuvugana nawe. Mu by'ukuri hari byinshi biruhije wanyuzemo, hari byinshi bikomeye wanyuzemo, hari n'ibyo waba ukirimo nonaha, ariko hari ibyo Uwiteka yakoze muri urwo rugendo rw'iminsi 31, muri urwo rugendo rw'ukwezi. Hari imirimo Uwiteka yagukoreye udashobora kurenza ingohi ngo urebe ibindi utarabyibuka ngo ubishime. Tujye twibuka no gushimira Uwiteka. Ndabizi ko imitima yibagirwa, ko na Dawidi urumva arimo arawubwira ngo ibuka ntiwibagirwe ineza Uwiteka yagukoreye. Haleluya. Ni karimo abwira umuti, ibuka mutima wanjye. Urimo uraca mu bintu bitandukanye, urimo uraca mu bintu bigoye, ariko ibuka, uramenyera no hanangiriza, ntiwibagirwe ibyiza Uwiteka yagukoreye. Muvandimwe rero, hari ibyo Imana yadukoreye, hari ibyo Imana izadukorera, ariko tuba tuyishimira ibyo yadukoreye kugira ngo ibashe kudukora n'ibindi. Umuntu udashima guhabwa biragora, umuntu udashima kunyurwa biragora, umuntu udashima kunezerwa biragora. Indashima ngirira ku muziro. Tugomba rero kugira umutima ushima Imana ibyiza yadukoreye. Kabone nubwo hari ibituruhije, kabone nubwo ari byo tukirwana nabyo ko mu isi n'urugamba, ariko muri izo ntambara zacu hari ibyo Imana yadukoreye dushobora guhagaho tukayishima. Rero Dawidi abwira umutima we, arangije arondora urutonde rw'ibintu 7 arimo abwira umutima we ngo ugomba gushima Imana. Icya mbere arabwira ngo niubabarira, sibyo? Niwe ubabarira mutima wanjye. Arabwira ngo shimira imbabazi Uwiteka ngirira. Icya kabiri, shimira ko yanyijije indwara zose. Icya gatatu, niwe ucungura ubugingo bwanjye ngo butajya muri rwa rwobo rwo kurimbuka. Icya kane, niwe unyambika imbabazi. Urumva ko Dawidi avuga ntabwo doko yahereje avuga imbabazi, angirira imbabazi, ariko kuri cya kane none avuze ngo nagakingira imbabazi gusa, ahubwo yazimaye nk'umwambaro. Haleluya. Lilasiya. Imana iratubabarira, ikongera ikatubabarira, uko dusabanye nayo ikatubabarira, tukageza ku rwego imbabazi zayo tuzambara nk'umwambaro. Ngo niwe unyambika umwambaro w'imbabazi.
icyama Imana ikagushima, ukayishima ikakumva, yarangiza ikakwambika umwambaro w'imbabazi. Haleluya. Muri icyambere atanyavuga ngo nubabarira ibyaha byanjye. None ku cyaka navuze ngo anyambika umwambaro w'imbabazi. Donc dedeze ku rwego imbabazi z'Imana azambara nk'umwambaro. Icya gatanu, anyambika ineza nk'ikamba. Ikamba murayizi ni ubutsinzi. Anyambika ineza nk'ikamba. Icya gatandatu, agahaza ubusaza bwanjye ibyiza. Nta gusaza muri za rubagimpande, mu misonga, muri za pararize. Oya, ngo ubusaza bwanjye abuhaza ibyiza, si mu bibazo, si mu gahinda, donc ni mu byiza. Icya munani, icya karindwi, ngasubizamo imbaraga, nkamera nk'ikizu, nkamera z'ubusore nshaje. Umusaza bwe donc komeze nk'ubw'ubusore. Imana ijya ibikora. Kerebo muzika bwe Joshua ngo uko nari meze ndi mu butayu mfite imyaka 40 n'igihe cya Mose atugabanya imisozi, nikomeze ubu mfite 80. Imbaraga nari mfite muri 40 nizo mfite muri 80. Biratangaje umuntu w'imyaka 80 kuba afite imbaraga zipima zingana n'iz'umusore imyaka 40. Ubundi imyaka 40 nibwo umuntu amaze guhama, nibwo amagufwa amaze gukomera, nibwo umuntu amaze kwinjira mu mbaraga, nibwo umuntu amaze gukamuka, nibwo amaraso amaze gukomera n'imitsi n'amagufwa. Joshua abwira Mose ngo ubu rero afite 80, imbaraga zo mfite muri iki zirangana n'izajyagiye mfite 40, ngo aduhaza ubusore. Donc turasaza ngo akadusubiza mu mbaraga nk'iz'ubusore zimeze nk'iz'ikizu. Dawidi abwira Imana, abwira umutima ngo rero ibuka ibyo bintu, ibuka urwo rutonde rw'ibintu 7 ushimira Imana. So ushaka kuba muri ibi ngibi hari by'Imana yagukoreye, ushaka kuba no muri rutonde rwa 7 nta kirimo washima Imana. Nta mbabazi wenda wabonye, nta gakiza wabonye wenda, nta buntu bwayo wabonye, nta ndwara wakize wenda, ariko hari ibyo yagukoreye nkawe nawe. So ntago washingira ku rutonde rw'ibya Dawidi, shingira ku byawe. Yarakurinze ujya akazi kuri muzima, yarakurinze mu rugo bamuzima, yakurindiye abana baba bazima, bararwayira barinda, yaguhaye akazi, yaguhaye cyo kurya, yaguhaye buri kimwe cyose, yaguhaye imyenda yo kwambara, wahuye n'umuntu akubwira ngo urasa neza. Hari imirimo y'Imana itandukanye n'intoke z'abantu igikora mu buzima bwacu, igikora ku manywa na nijoro, igikora buri saha na buri gitondo. Hari imitego yategura itakubwiye, hari ibyo yakoze, hari atubanga atanga ingabo nyinshi zigapfa, hari izatanga ntuzibone, hari izatanga ukazibona. So dufite icyo gushima Imana mu minsi y'ukwezi n'iminsi 31. Dukwiriye gushimira Imana kugira ngo tubone imbaraga zo kurangiza amezi asigaye. Imana iguha umugisha, mutima wanjye shima Imana. Turagushimye Mana, turagushimye Mwami, turagushimye abantu bose Mwami Imana baba kuri Bishop John K. Turagushimye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro kwa duhaye ijambo, tuguhaye icyubahiro kwa duhaye umutima buri munsi, tuguhaye icyubahiro kwa turinze indwara, tuguhaye icyubahiro kwa twambitse imbabazi nk'umwambaro, tuguhaye icyubahiro kwa tugiriye neza, tuguhaye icyubahiro kwa tugaburiye, tuguhaye icyubahiro kwa watwambitse tukambara, tuguhaye icyubahiro ko twabyutse turi bazima, tuguhaye icyubahiro ko wakoze imirimo n'ibitangaza, tuguhaye icyubahiro ko wakijije abarwayi, tuguhaye icyubahiro kubw'imbabazi zawe, tuguhaye icyubahiro. Haleluya, lilasila. Tuguhaye icyubahiro Mwami Yesu, wakoze imirimo n'ibitangaza. Icyubahiro ni cyawe, turakikuzamuriye umunsi n'iteka ryose. Imirimo dukoreye mu kwezi n'iminsi 31, dufite ibyiringiro bidashidikanya kugiye kwikora mu minsi isigaye kandi ugiye kwikora amezi asigaye. Icyubahiro ni cyawe Mwami. Turagushimye ku itariki 31 y'ukwezi kwa mbere, tuguhaye icyubahiro. Ejo tuzatangira ukwezi gushya kwa kabiri Mwami, nabwo turakwize muzabane natwe. Icyubahiro kibi cyawe kubw'imirimo yawe n'ibitangaza, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Yesu abaha umugisha kandi Yesu abagirire neza. Umutima w'umunsi kwa rugushima Imana, buri muntu wese afite icyo ashima Imana mutima we. Wajya kuri comment ukandika ishimwe ryawe, nta kibazo gihari, ukavuga ndashimira Imana yangiriye gutya,
ndashimira Imana yankoreye gutya, ndashimira Imana yarandinze, ndashimira Imana yagendanye nanjye, ndashimira Imana yavuganye nanjye. Muri comment zanyu nkeneye amashimwe. Yesu abaho umugisha. Nzi ko yabahirindiye muri Amerika, yabarindiye mu Rwanda, yabarindiye mu Burayi, aho muri hose Imana yaraturinze, yakoze ibitangaza. Yesu abaho umugisha. Amahoro y'Imana agumane namwe. Shalom shalom. Turabakunda kandi Yesu abaho umugisha. Ukomeza gukurikirana ijambo ry'Imana n'umutima buri munsi utunga ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nawe ngo ukabona Imana yabatarakoze birindwi nk'ibya Dawidi, itarakoreye ibintu birindwi nka Dawidi, urutonde rw'ibingana bityo, ariko hari kimwe yakoze mu buzima bwawe. Icyo nacyo wagishimira Imana kandi gawukorera ibindi mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha. Ukwezi kwiza gutaha kandi Imana izabagirire neza, bakingurire imiryango mu izina rya Yesu. Amen.